Mbanje kubasuhuza abakunzi ba Burabyo TV, abo muhereye hose mu mpande enye zose z'igihugu, haba iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. By'umwihariko rero ndabakomeza kubashimira cyane, bamwe mwakoze subscribe, nawe utarakora subscribe, naho hasi gato ku ibara ritukura, nukandaho ukabona rihinduye ibara, uraba warangije gukora subscribe. Impamvu ubona hakiri ibara ritukura nuko utarakora subscribe, kugira ngo ujye ubona inkuru zikugeraho ako kanya. Kandi nkomeza basabira umugisha ku Mana mu byo mukora byose, Imana ikomeze ibibafashemo. Ntabatindiye rero njya kubagezaho amwe mu majwi aranga umuhanzi wacu, umuhanzi twese dukunda cyane kandi abenshi musanzwe muzi mu gihugu, Christopher Muneza. Christopher, twibukiranye neza rero uyu muhanzi wacu Muneza Christopher, wamwibuka mu myaka 2 ishize, nko muri 2018, muri 2019. Uyu muhanzi wacu yari mu bahanzi bahatana hagati ya Bruce Melody nawe akaba yari muri abo bahanzi bahatanira kuba ba mbere mu gihugu, ariko namwe ndabizi musanzwe mubizi cyane muri uyu mwaka uko biba bimeze, nawe ibyo waba kwicurwa rubanza. Uyu muhanzi wacu rero akaba yagize atya akajyana ikiganiro n'umunyamakuru wacu usanzwe uzwi muri iki gihugu kuri Samedi Detente. Akaba yagize bimwe atangariza abakunzi be cyane mu byo arimo akora. Uyu muhanzi wacu rero Christopher akaba yarajyanye ikiganiro cyihariye cyane hamwe n'undi muhanzi dusanzwe tuzana mu gihugu, muri legend wacu Cecile Kayirebwa, akamugira inama y'uko yakwitwara mu buzima nyuma y'uko ahagaritse umuziki we muri iki gihugu cy'u Rwanda, akaba yaraganye mu yindi mirimo. Akaba yaramugiriye inama rero bigendanye n'ubuzima bwe, n'uko yakwitwara mu buzima busanzwe kugira ngo azabashe gukomeza kubaho neza. Reka ndeke kubatindira rero mbagezeho ijwi byari muri Samedi Detente, aho Christopher yajyanaga ikiganiro n'umunyamakuru wacu Epandungutse. Reka ndeke kubatindira rero abagezeho byinshi bitandukanye mu buzima bwe, ndetse naho yari yaragiye, naho n'abari baramubuze bamenye aho aherereye. Reka dukomeze rero tubane na Christopher muri Samedi Detente. Mu kanya rubikomojeho uti ku myaka yawe ntabwo ari abantu benshi bafite experience y'imyaka 10 mu byo baba bakora. Muri iyo myaka 10 mu muziki, udusanje nk'ibihe 4 by'ingenzi cyangwa 5 uvuga ko byaranze umuziki wawe nibihe? ni ukugera kuri peak ishimishije career ku myaka mikeya n'ubundi. Kwitwa umuhanzi mukuru uri umuminera. Yego. Ikintu gikomeye cyane muri South Africa kitagezweho n'abantu benshi. Ikindi ni awards, ibihembo bitandukanye by'amashimwe, amatourne, endorsements bitandukanye, kwamamariza, kugira icyizere n'ibyo bikomeye byo kubyamamariza. Ikindi noneho kinakomeye cyane ni kugirirwa buriya hari ibintu byinshi cyane biba achievements z'umu artiste, abantu bayibarira mu bintu byinshi bitandukanye. Noneho no kugira personality yibereketse muri societe ukoreramo iyo art. Bigerageje muri 5 n'uko nambifone. Nibyo uko kuba icyamamare ukiri muto nkeka ko atari ibintu byoroshye rimwe na rimwe, wabugani bitewe n'imyaka wabaye icyamamare ufite. Ntabwo wigeze wumva hari nk'igitutu bigushyizeho cyangwa se binaguhungabanije rimwe na rimwe? cyane kuko nka 2018 nigeze kumva nshaka kubaho ubuzima bwanjye,
nigeze kumva nyine hari ukuntu nyine nitekereje numva ntabwo nigeze mbaho ari njyewe kubera kwitwararika kutajya aho ngaho ahantu runaka cyangwa se wanahajya ukaba ufite uko ugomba kwitwara kuko nyine ari wowe amaso wenda menshi ari kureba cyangwa kumva kuturuka ku myaka 16 kugeza ubu ngubu ntabwo ubuzima busanzwe nigeze urebye ubwo kuba attention ni nziza ariko noneho kuyihorana guturuka ku myaka mikeya nabyo ni bibi birastressa bisaba kwitonda bisaba kuba ubuzima butari ubwawe sometimes hari ubuzima nyine bwinshi nabayemo busanzwe bw'umujene wenda wiga muri secondaire cyangwa se unayirangije cyane cyane nk'umuntu wabaga nk'inyamirambo agenzi banjye kujya kurya amacapati ariko noneho batarakunda kugendana nanjye ngo iyo tugendanye abantu babitaho niho batuwe sigara bagakunda kuza ku nyine inshuti zanjye zazaga kundeba mu rugo abantu bikundira ubuzima nyine cyitaweho cyane so hari ubuzima bwinshi ntashoboye kubamo ariko nanone simbicuza kuko ibyambayeho nabyo by'umugisha ahubwo nyine aho imyaka ngeze n'ubu ngubu noneho naravuze ni gute nshobora kubaho ubuzima bwanjye nta icyo ndimo cyane kubera audience ifite uko gutekereza cyangwa se ifite uko imagine ko artiste undi we yagakwiye kwameza. Yego muri iyo myaka yose wigeze utekereza gushaka kuva muri ibi bintu ukavuga uti wabivamo cyane mu byambayeho nka kabiri namuhungu nyine muri 2018 cyangwa mvuga ni se cyangwa ndi mu Rwanda bigira icyo kinze bitse nyine ariko na tension igeraho ukabona yakwimye ubuzima bwawe bwite kabisa. Tuvuge nko muri 2018 hari habaye iki gituma warongeye ukanabitekereza uti wava muri bintu cyangwa wava no mu gihugu? Ubundi resimvuge details zose ariko ndabigenda bica hejuru. Ntekereza ko nari mfite ikintu kimeze n'ubwo ubwana bwari buri n'ubwana ariko nyine na realite y'isi nari mfite ikintu kimeze nk'ubutesi I think. Nangira kugira abanzi ntabwo ibyo bintu nigeze ngembaho ndi umuntu ntekereza ko nzagira abanzi nzaba ndi kujera ibyo ntitondera caption ngiye gushyiraho kugira ngo natajya kubibona ukundi kuntu cyangwa kugira abanzi nyine murabizi umuntu ufite abanzi n'indikekwe ibyo bintu nk'ibyo byose urumva umuntu wari umwanzi kandi aba inshuti yawe akagenda ntagire undi musimbura ahubwo ugasigara vide n'umuntu mwahoranaga hanyuma nyuma yo kubuhorana n'umuntu noneho ukabugize n'umwanzi so numva nyine nta njyenyine nyine muri ibi bintu numva ntabwo nshoboye guhangana icyo kikaba kimwe icya kabiri bikaba donc urumva gufite n'ibibazo n'icyo ariko noneho ukajya nko kuririmba ahantu abantu ku mutima wumva uremerewe ariko ugiye kuririmba abantu bishyuye amafaranga yabo kugira ngo ubashimishe so they don't care about your feelings kandi ugomba kubashimisha kandi ari nabo muca mu nzira akagusaba agaselfie n'ubwo ugomba gutanga ibyishimo waba wishimye cyangwa ubabaye cyane ko abantu ugiye kubihaho bari expecting ko nyine bazi ko umu artiste ahora yishimye so ni ibintu nk'ibyo ngibyo tuzyagiye bincanga kidogo ariko ngeraho nyine ndakura ndabirenga. Ari umwe mu byamamare hano mu Rwanda mu minsi yashize mu kwezi gushize twaganiraga ubwo n'umwaka ushize mu kwezi kwa 12 arambwira ati jewe ibi bintu biraguhungabanya kubibamo harimo ibyo byose pressure abantu bagushyiraho nibyo bavugaga by'amashyamba n'iki ati rimwe na rimwe ukumva urahungabanya mu mutwe bikagusaba ko ushaka n'impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ngo zigufashe kuganirize. Ambwira ko we yabikoze wigeze ugera kuri etape yo gushaka umuntu nk'uwo munaganira? Cecile Kayirebwa ni buriya gusiye dufana n'umutante wanjye naramuhamagaye numva ngiye nko kwirukanka ndamubwira se ubundi wowe ni gute ibintu bibayemo ugakura ukayoba imyaka yose ambwira ntekereza na stories ziri sensible cyane
ambwira ibihe babayemo ku byo binagoye cyane, byari birimo ibintu byinshi byo kwitondera. Numva nyine ukengeranya n'ibyanjye nsanga nyine ntabwo bikomeye cyane nk'ibyo, ariko ambwira n'umuti. Aranyibutsa ati ujya mu muziki wari ugiye gushaka abafana, nsanga nyine sibyo nari ngiye gushaka. Iriya ni terapi. Ni ukuvuga ngo ugomba ibyo ngibyo nibyo byagakwiye gutuma ujya muri studio, kuko ujya muri studio cyangwa se ukarepeta cyangwa se ukajya muri konseri ukuvamo wumva nyine usa nkaho uruhutse. Ngira inama nyine zo kuba mufite, ngira inama. Hakaba n'abandi bantu nka ba Tom, mfite abantu benshi gusa noneho kugira ngo iyo utangiye kugera kuri, iyo ugeze kuri kwa utekereza ko ukeneye terapi, buryo buri gukira. Hari igihe umara wifungiranye mu nzu. Njye namaze igihe nifungiranye mu nzu, imodoka yanjye igira fime, bihora bifunze, numva nyine ntashaka attention, numva nashaka n'umuntu umpamagara, numva nshaka kuba ubuzima busanzwe, numva nta attention rwose nshaka kabisa. Numva bibaye byiza najya nk'ahantu batamfata nk'umartiste. Ubwo wamaze nk'igihe kingana gute muri icyo gihe cyo kwishaka kwifungirana, gushaka ko abantu batagufata nk'umartiste? Nabyo byamaze igihe kinini. Uziko nasohoye indirimbo yitwa Ko Wakonje, kuko ariyo nari mfite. Namaze igihe kinini kwa kundi ujya no muri studio kabisa udaheruka yo n'abaproducers. Umu-artiste uri actif nyine uhura n'aba-producers batandukanye n'ibyo, ku buryo aba-producers baguhamagara se GT1 bugiye he, ariko nanone wabona umuntu uguhamagaye ufite icyo apfana na music rimwe na rimwe ntiyitabe. Navuga ko nabazemo igihe kingana ni nk'amezi 5 cyangwa 6. Kayirebwa yarakubaje ngo waje mu muziki ushaka abafana, umusubiza ko byinshi arabizi. Igisubizo wamuhaye kuri icyo kibazo yarakubaje ni iki? Naramubwiye no. Waje ushaka iki rero? Nicyo nshaka. Ndamubwira nti ngiye nakunze music ndayikora, ngira hongera opportunity yo kumenyekana, ariko abafana ntabona ni expectingaga. Rero iyo abantu benshi bakoze music ariko ntibamenyekana, hari n'abamenyekanye ariko ntibakundwa. Kuko warakoze music ukakundwa ukamenyekana ni umugisha. Ngo gutera iyo ukoze ikintu, iyo usenze ugasaba Imana ngo ugire ahantu hamwe, Imana ikagufasha ugatera n'iyo ntambwe ukavana ukagera ahandi. Hari ibintu bibi usize n'amvu wose bisenga ngo kugira ngo ugere imbere, ariko hari n'ibyiza usiga. Rero ibyiza usiga bishobora guterwa n'umugisha waje, noneho naho ugiye hari ibyiza ariko hari n'ibibi byaho. Ibintu bisanzwe ngo biri normal ko ushobora gukumbura ibyiza byari inyuma, ariko uko umuntu ari selfish nyine ntabwo yifuza ibyiza n'ibibi byari bihari, yifuza ibyiza gusa. Kugomba ugerageza nyine kwizinga ukakwirwa muri iyo ntambwe wateye nyine, ukayadmeta ko ari huyuka, ukamenya ko ugomba kubana nayo. N'urugendo rutari rworoshye. Reka dusoza tuze kuri uyu mwaka w'2021. Muri uyu mwaka w'2021 abantu bakwitegeho iki? Imigabo n'imigambi yawe nihe ku muziki wawe? Rero hari ibintu biri buze kungora kuvuga imigabo n'imigambi, kuko wenda wowe urabizi bimwe na bimwe, ariko hari ukuntu nyine bimwe bitavuga ubu ngubu, kandi wenda bitwaye n'akazi kenshi. Gusa kimwe mu bikorwa biri kuba cyane, ni kimwe mu bintu tuzageraho mu muziki nyarwanda gishimishije. Bimwe mu bari kugikoraho. Ikindi ni album tutari twamenya neza uko tuyijera, ariko biri hafi. Ni ibintu bifatanye n'ibintu biri kubaho ku isi, twese dutegereje kumenya uko bizarangira n'uko tuzabisohokamo.
imigabo n'imigambi yanjye urebye navuga n'iki iyo music ndi gukora kuri album turi gushutinga gake gake ibindi wenda nka tuzabivugaho nko mu kwa kabiri kuri Sevalande ibindi chapitre no twavuga amazina yabyo n'abantu babisobanukiwe byanakenera. Christopher turagushimye wenda dusoza sinzi niba hari ikiri ku mutima ushobora kubwira abakunzi bawe bari hirya no hino bari kumva muri aka kanya. Ndabashimira ko bamaze kubona nanjye guturuka mu bwana bwanjye kugeza ubu ngubu ikintu gikomeye cyane barambanye Imana izamfashe sinzaba disappointing nabo kandi zabandindire kugira ngo bifite abantu nanjye enjoying music nkora baramotiva nanjye nkabaha mood ya fresh. Ikindi nyine thank you so much man ku makanya kugira ngo mumpuze n'abantu bakunda ibihangano.